hamaze igihe hari kuba ibitaramo bya Summer Country Tour. Ni ibitaramo byateguwe na Bruce Melody ndetse na label ye ya 155am. Ibi bitaramo byitabiriwe n'abahanzi bane b'ibikomerezwa hano mu Rwanda nka Bwiza, Kitoko, The Ben ndetse na Bruce Melody nka nyiri igitaramo. Nubwo aba bahanzi ari bane bose babashije kwitabira ibi bitaramo, reka twirebere ku nkingi za mwamba arizo Bruce Melody ndetse na The Ben. Turebe ngo ninde gukanye ikamba ry'umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda, cyane ko hari hamaze igihe hari impaka ku muhanzi wa mbere hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Nitujya gutanga amanota turareba kuri intro cyangwa se uko binjiye, live performance cyangwa se uko basusurukije abafana ndetse n'ibyavuzwe mu itangazamakuru bimwe na bimwe ari n'ibinyoma. Icyitonderwa, aho uri bwumve nanarije nabi ubyandike muri comment. Ikindi kandi niwumva ibyo ndi kuvuga ari ukuri nta fanatisme nashyizemo, ushyire like kuri iyi video. Ikindi kandi ndakwibutsa ko gukora subscribe ari inkunga ikomeye kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera ku bantu benshi. N'abatindiye munyemerere dutangirire kuri iki gitaramo cyabereye i Musanze. I Musanze ho kuri intro wavuga ko yaba The Ben ndetse na Bruce Melody bose bajyaga kugira amanota angana. Gusa The Ben yarushije Bruce Melody akantu ko kwinjirana ababyinnyi, ibyo byatumye audience cyangwa se abafana bishima kandi ukabona barasusurutse. Aho ngiye gutanga amanota, The Ben namuha 55, Bruce Melody nkamuha 45. Reka tujye ku gice cya kabiri ari nacyo abantu benshi bakunda cya live performance cyangwa se uko umuhanzi yitwaye ku rubyiniro. Aha muri rusange wavuga ko Bruce Melody yagaragaje intege nkeya kuko n'indirimbo zose yabashije guperforminga zari za ndirimbo zigenda gake ku buryo atabashije kuinteractinga abantu ngo bishime, babyine, bavibinge, bamwereke ko bari kumwe nawe. Aha ho Bruce Melody ushatse bavuga ko yahakubitiwe. Ku ruhande rwa The Ben we ntabwo yigeze ajenjekana gato kubera ko yarazi ibyo bamukoreye i Kigali, akubitira Bruce Melody ahareba Inzega. Aho Bruce Melody wamuha 35, The Ben ukamuha 75. Reka tujye mu itangazamakuru. Nk'ibisanzwe itangazamakuru ryo mu Rwanda ryo riba rifite fanatisme nyinshi, yewe amakuru bakayatanga atandukanye n'ibyabereye kuri tere. Kuba barakabirije inkuru byo simbitindaho, ahubwo icyo nindaho ni uburyo bakabirije inkuru barangiza bakavuga ko Bruce Melody ntacyo yakoze, yakubitiwe ahareba Inzega, nyamara nawe nta katari yagize. Ngendeye kuri live performance, nkagendera kuri intro ndetse nkagendera no ku ruhare rw'itangazamakuru, ngiye gutanga amanota, navuga ko Bruce Melody yagize amanota 40%, The Ben akagira amanota 60%. Izo nizo analyse zanjye kuri iki gitaramo cya Summer Country Tour cyabereye i Musanze hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Reka dusimbukire ku gitaramo cyabereye i Nyagatare, naho turi bwongere turebe kuri bya bintu bitatu byacu by'ingenzi ari byo intro, live performance ndetse n'uruhare rw'itangazamakuru. Aha ho nubwo The Ben na Muyoboke bavuga ko bari iwabo kandi bateguye uko bashoboye ntako batari bagize, ariko ku kijyanye na intro bwo navuga ko Bruce Melody yabakubitiye ahareba Inzega, kuko muri intro Bruce Melody yaragiye areba ibintu byose The Ben yamurushije i Musanze, aragenda arabikosora, aza akora intro y'akataraboneka nko guserukana ababyinnyi kuri stage, kuzana abakorobat ndetse n'uburyo yinjiye yambaye nk'igikoko. Nubwo The Ben yari yateguye nk'uko yari yateguye Musanze, n'ubundi ni nkako yagarutse. Ubwo aho ngaho rero ho ngiye gutanga amanota, navuga ko Bruce Melody afite 70%, The Ben akagira 30%. Reka tujye kuri live performance cyangwa se uko bitwaye ku rubyiniro. Aha naho sinatinya kuvuga ko bose basa n'abanganyije, ariko nanone Bruce Melody akarusha The Ben ikintu kimwe kandi cy'ingenzi. Bruce Melody yarushije The Ben indirimbo zidundadunda kandi zigasusurutsa abafana. Muri izo twavuga nka Pompo, Cerebra, Ndakwanga ndetse n'izindi. Aha ho The Ben yarahagaze ku ndirimbo imwe ariyo Thank You My God. Niyo ndirimbo yari afite yahondaguraga ku buryo abashije gususurutsa abafana, ikongera kugaragaza The Ben nk'umuhanzi w'igihangange, nubwo ntabura kuvuga ko Bruce Melody ari watwaye itapa. Aha ngiye gutanga amanota, Bruce Melody namuha 60%, The Ben nkamuha 40. Reka nyarukire kuri etape y'itangazamakuru. Aho nshatse sinatinya kuvuga ko itangazamakuru wagira ngo ryariye imboga, kuko iyo babaga bari gusesengura iki gitaramo cyabereye i Nyagatare bose bashyiragamo fanatisme, bakavuga ko The Ben ari watwaye etape y'iki gitaramo, nyamara birengagije performance yabaye bitewe n'indonye babuze. Impamvu itangazamakuru ryo mu Rwanda ryikoma Bruce Melody cyane ngo nuko yanga kubaha interview, ngo ubu ngubu umunyamakuru umwe wenyine Bruce Melody aha interview ni Emirene cyangwa se Murindahabi Irene. Ibyo rero bigatuma bamwikoma, bagashaka n'uburyo performance zose yakoze bamugaragaza nk'aho ari hasi ya The Ben. Aho itangazamakuru ndarigaye. Gusa ngiye gutanga amanota, navuga ko Bruce Melody afite nka 20, The Ben akagira 80% mu itangazamakuru. Reka twerekeze i Nyamata. Aho i Nyamata ho tugendeye kuri intro cyangwa se uburyo binjiye ku rubyiniro, navuga ko Bruce Melody yakomeje guhiga ubutwari The Ben, kuko byibuza n'uburyo bavuye i Kigali berekeza i Nyamata
nabyo ubwabyo biratangaje. Tekereza ko bari bafashe konvoye bafite amamoto nk'amwe ajya mu masiganwa, byose ari agateguro ko kugira ngo baze kugira i Nyamata, abantu baho babone ko Bruce Melody ndetse na timu ye bahageze, batangire gususuruka n'igitaramo kitaratangira. Aho ngaho Bruce Melody yari amaze gukubita The Ben inshuro. Aho kwinjira kuri stage, uko binjiye kuri stage bose navuga ko nawe wagaya, kuko yaba Bruce Melody yaba The Ben bose binjiye kuri stage neza. Ngaho ababyinnyi bari babagaragiye, uburyo bafatanyije nabo babyinnyi kubyina maze bagasusurutsa abaturage, byose kandi bikaba ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa Bruce Melody ndetse na The Ben. Ahangaha kuri buri umwe natanga 90%, 90%. Ahangaha ho The Ben yakoze performance nziza y'akataraboneka, wagira ngo ni y'Abanyamerika, aho yagiye kuri stage agafatanya n'ababyinnyi be kubyina ibintu benshi batari basanzwe bamumenyereyeho, ngaho gukubita dance. Nubwo haje kubamo akabazo gatoya, The Ben akanyerera ku rubyiniro, yarangiza agatura agahumetso hasi cyangwa se agatafari. Ariko ubundi ku kijyanye n'uburyo stage yari imeze, navuga ko ari stage y'akataraboneka. Kuri Bruce Melody we navuga ko byari massive, byo byonyine n'uburyo yari yambaye byatuma uvuga ko ari we man of the party cyangwa se ari we mwami w'igitaramo. Yari yambaye nka ya myambaro Abafaransa bambara iyo bagiye kuri stage nk'uko muri kubibona hano hejuru muri video. Si ibyo gusa, kuko Bruce Melody yari afite ababyinnyi bamufashije kubyina maze bagasusurutsa abafana b'i Nyamata. Acrobat yinjiranye nayo kuri stage. Ibyo byose byatumye abafana b'i Nyamata batanga amanota, bakavuga ko Bruce Melody ari we wegukanye iki gitaramo cy'i Nyamata. Ngiye gutanga amanota, navuga ko The Ben afite 95, Bruce Melody akagira 97. Reka tunyarukire ku ruhande rw'itangazamakuru. Nk'ibisanzwe itangazamakuru ryo mu Rwanda abenshi nibiyumvamo Bruce Melody. Ahangaha ku kijyanye n'itangazamakuru ho, The Ben wavuga ko afite nka 97, Bruce Melody akagira 3. Ariko ngiye gutanga amanota cyangwa se guha amanota aba content creator cyangwa se aba influencer bo mu Rwanda, uretse kubaha 0 nanabakubita. Urugero natanga ni abantu bakora itangazamakuru batararyize, urugero nka Danizo, Sky 2 ndetse n'abandi. Reka tugire Rubavu aho finale yabereye, turebe kuri bya bintu bitatu byacu by'ingenzi turi kurebaho. Kuri intro navuga ko The Ben yagize intro nziza, ariko nanone Bruce Melody yamurushije intro y'akataraboneka, kuko ngiye gutanga amanota hagati y'aba bombi ngendeye kuri intro bagize, uburyo Bruce Melody yaserutse. Bruce Melody namuhanga 65%, The Ben nkamuha 40%. Live performance, nubwo The Ben yagize performance nziza, Bruce Melody we byari agahebuzo, yaba gushimisha abafana, uburyo yitwaye ku rubyiniro ndetse n'ababyinnyi wabonaga ko yari ari hejuru ya The Ben. Ubwo ahangaha naho ngiye gutanga amanota, Bruce Melody yagira 70%, The Ben akagira 60%. Reka nanone tugaruke ku ruhare rw'itangazamakuru cyangwa se social media. Ahangaho The Ben nk'uko asanzwe arusha Bruce Melody yamukubitiye ahareba inzega, kuko nk'ubu ngubu inkuru nyinshi ziri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, bose bari kuvuga ko The Ben yakubitiye Bruce Melody ahareba inzega. Aha mu itangazamakuru ho Bruce Melody afite nka 35, The Ben afite 65. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Niba wakunze, mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Niba ugejeje kuri uyu munota ukiri kureba iki kiganiro, like, comment, share byose ni ingenzi. Ikindi kandi nibagirwe gukora subscribe. Ndabashimiye mbikuye ku mutima.